twakoze ibyaha byinshi, twanyuze mu bigeragezo byinshi, hari benshi bagiye batana, ariko ushobora byose duciye bugufi kugira ngo utubare ibicumuro byacu, udutunganyirize imibiri kugira ngo twezwe, kuko ari wowe tuzasanganira ku munsi w'imperuka utwakira mu bwami bwawe. Oh my God! You are welcome. What? Hey! 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 uri umusazi nuko ikamara mu ijoro. Cheers. Urakaza neza mu cyumba cy'ababyeyi. Icyumba cy'ababyeyi. Reka mbaze mureke muvoma ntabwo bizi. Aladdin. Cheers. Ku buzima bwacu. Ugira gutya. Akora asazi. Isobanuro cyangwa wagira kitarakumva ngo ndebe nacyo wumva habura umwana mugomba kuba igikara nka se undi ari inzobe nka mama we. ufite kwizera kwawe nanjye mfite kwizera kwanjye. ariko ko tugiye gushwana tugiye kuryama ubwo uramfumbata sibwa nyimye. ariko rero abafasha bino bintu tugomba kubitekereza. turashwana nyine tugiye gushwana tugiye kuryama. Naje kuguha oya ndi kuvuga ni gutekereza ibintu bindi. Njye navuze ni icyo uvuze ngo sibwo nkwimye. You are welcome. What? Hey! 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 uri umusazi nuko ikamara mu ijoro. Cheers. Urakaza neza mu cyumba cy'ababyeyi. Icyumba cy'ababyeyi. Igitanda gisa n'intebe. Ikindi zahabu bazatoroka ibi bintu nibo zabya produce. Oh my God. Agatebe none se ufite na salo mu cyumba? ntabwo ari salo, iyi ni intebe yo mu cyumba. Bikora iki? Intebe bayikoresha ibintu byinshi pe. ushobora kuyijyamo muri gucata, ushobora kuyijyamo muri kurya, uri no kurya. Kameze se mbona ari kanini cyane kuza twako muri salo. No, akameza ni gatoya akaba ari iyo kwa mu cyumba. Noneho ku buryo ugenda twaturirimbo tw'abafaransa. This your life. Ngiye gukora ibintu bitamenyereye. Reka mbaze mureke muvoma ntabwo bizi. Aladdin. Cheers. Ku buzima bwacu. Ugira gutya. Asa ko uri. Nangari umugabo w'igisambo banduwe. Ndakunda. Njye ndagukunda. Ase bebe. Nasuko naradima. Byose birimo byese muri Thailand. Dukoresha remote. Wow! 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 Ndagera ku gitanda wumva ariko kuko udashaka kujyaho. No. Ugiye ku gitanda ntabwo abanza ikintu. Abanza ikintu. Banze ikintu. Oh my God. Bisha. Niko gamara solo. Bibi. Iki. Ase igitanda nizawe intebe nizawe. Byose. Kumbona nkomeje gutungurwa. Ikintu igomba kugenda ariko gutungurwa. None urusika ndetse gukora. Ari byose uzagenda ubicisha. Ukaza ukarya. Sunzazana iki? Kumbona ibintu byose uri kugenda ubyuzuza. Uzaza n'urukundo. Uzaza mu mutima. Sibyo? Nzazana kangahe? None se shaka hose. Ubu ugira ngo ibyo uzazana ntibikibura. Like bisanzwe biraho nyine nisa imitako iri yo mu byuma. Amafoto ari hehe? Basi iki gisa naho twagiteye hano. Kugira ngo hano dute twashyira wa mutako mu cyumba cyangwa ifoto yacu. Ndumva twayihindura. Ntabwo no bintu ngo barabimbwiye. Umugore ninjira azahindura design. Hano gutya kugira ngo runa rukuta turukoreshe
hano tuzashyiraho ifoto yacu imwe nini cyangwa se umutako mwiza nyine wo mu cyumba noneho aya madirisha nyine akomeze agomeye noneho iyi ntebe iriya ntebe twanayerekera hariya ariko yego hanyuma se iri dirishya ryanga ko ryabaga riri hano kugira ngo riproteje kino gitanda bizagenda mbese riproteje kino gitanda gute niko biba byubatse ako reba iyo icyumba amadirishya abiri igitanda kigomba kwakisinga idirishya rimwe irindi rikaba rishobora gutuma tureba hanze bibi gutya ahubwo nibyo byabasaba uko ubishaka shiraho gutya sibyo noneho waba washyizeho iyi rido mama se shyiraho iyi rido y'umweru rero mukarukayizaho ku buryo ku manywa ariko izi rido ni nziza ziremere ntabwo wabona umuntu uciye yanda bikunze amatara y'igitanda anyway waragerageje sheri wanjye waragerageje ibintu byose nakoze amatara abaye ikibazo amatara yavuze nibwo nibutse kuko aba amatara mu cyumba yibutse ko amatara bakeneye mu cyumba oya ariko nanjye nzayazana nzayazana hari amatara agezweho mani shinanga ntari n'umwanya maremare hano bigira nka hano ntabwo ahenda of course ese bibi amafaranga yose tuyamariye mu matara ntabwo ari kahenda cyane rimwe ni 150 150 ni make sine menshi usinze ahita y'amafaranga iki gitanda cy'ubwo amafaranga iyi nawe ayikoresheje amafaranga imeza ayikoresheje amafaranga 300 kugira ngo icyumba cyacu kirusheho kuba cyiza urumva ari menshi ni menshi nawe ntabwo ari menshi mbese urabizi ko ntashiriye ubundi nzayagura ndetse ntabwo nkora agari ngombwa rega kwima byose bize kudashaka kwicara ugite kugitumba ko wakibonye kubyumva udashaka kwicara hano ndimo ndareba icara ku gitanda rawigana nicaza nunterura ese ndaguterura mushe nterura ungeze ku gitanda twagiye numbasha niso uraremereye waruko ndakugura wine okay sawa tereka telefone yawe kungana telefone buri munsi tanyambikuza icara humura ntabwo mbikuza ese kuranterura ibyo ufite urumvaga ntabwo turabishobora ijyane ku gitanda uyanterura ukinshyire ariko uyu mugore ko agiye kujya ngo erega n'ubwa mbere nije mu cyumba cyawe subize ko nari nanze kukinjiramo ubwangu ugiye kuryama none buri munsi uzajya guterura ugiye kuryama se cyangwa uzajya unijyana ku of course buri munsi uguterura none kujya umvana muri salo mbangatana nano mu cyumba ba unyoroshya niryamye jya kuri iyo ntebe no nzajya ngukura genda no gushyira mu ngo nkuzane ku gitanda okay byose no kugira ngo umujye wumenyera gusa nyamara uyu mugongo wari kuba reka twareka turetse gukoresha umunsi ko uzawukenera uri hejuru umugongo wanjye uzawukenera rwose njye nzaheka abana bigahurira hejuru utatekereje ibindi wamwumvira atekereje ibindi umugongo mvuze azawukenera mpeka abana uzamuheka se nta bakozi tuzaduha nitubyara impanga nzamuheka n'umukozi uzajya uheka umwe undi ari ndumuheka kandi wanyu habaye impanga no urira hejuru aya nta mpanga nzabyara urira hejuru uzabyara impanga uze kuzabyara ngo ino ndebe na nuze na kandi ni ngwino ndebe na barababyina muri ntuza uzabyara ngwino ndebe na cita akubona asazi ese uranirure cyangwa wagira kitarakumva ngo ndebe na cita wumva habura umwana ugomba kuba yigikana nka se undi ari inzobe nka mama we so welcome to my room thank you and your room our room thank you yes step one step tera intambwe yego tukicara ku buriri noneho iyo tugeze ku buriri n'abantu bashakanye ikintu cya mbere tubanza gukora turabanza tugasenga twamara gusenga tukamara kuryama iyo tugiye kuryama ese baryama n'ingofero oya nyikuramo tugiye kuryama kumva ngaho miriza dusenge sibyo Mana nziza Mana ushobora byose tuje imbere yawe ngiye na fiance wanjye umwanya tugiye kuryama
yamaze kuba umugore kujya mu isengesho. Tugiye kugira turi gutungana mu isengesho. Ushobora byose ndagira ngo musoma. Ntago genja. Wacitse ko ndi gusenga ariko kwitwubahane, sibyo? Ntabwo imana gusenga bavugiramo. Ibintu Imana ibyanga urunuka. Twongeye dutangire kwanza. Nongeye kuvuga ariko ibyo kuryamamo. Okay, sawa. Data mwiza ushobora byose, ngiye n'umufasha wanjye tuje imbere y'ubwiza bwawe n'amaso yawe. Tukuragiza ndetse tunagushima kuba tugeze kuri saa tugiye gukomeza kwabazima no kubera ubuntu bwawe n'imbaraga zawe, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Twakoze ibyaha byinshi, twanyuze mu bigeragezo byinshi, hari benshi bagiye batana, ariko ushobora byose duciye bugufi kugira ngo utubare ibicumuro byacu, udutunganyirize imibiri kugira ngo twezwe, kuko ari wowe tuzasanganira ku munsi w'imperuka utwakira mu bwami bwawe. Weretse umufasha wanjye ni umunyabyaha pe, ni umukozi w'ibibi, nanjye no kuvuga na bagenzi bacu turi ku isi, duciye bugufi ngo tubare ibicumuro byacu, uduhe guhinduka no gukora ibikwiye. Uyu mwanya tugiye kuryama, ndetse turakwiyambaje kugira ngo turinde imyuka mibi ya sekibi, turinde abadayimoni, turinde gutekereza nabi, turinde kwifuza, uduhe kunyurwa na bikeya tubashe kubona. Turamagana ikibi n'igisa nacyo kidutera kwifuza, turamagana ibibazo ndetse n'ibishobora kudutera ihungabana muri iri joro. Duhe kuramuka amahoro, uturindire imibiri ko ari izakubona, ikiruta byose uduhe kuramuka amahoro, ndetse tuzaba nawe mu ijuru ry'iteka ryose. Amen. Abagiye nabo ndi umunyabyaha. Mu isengesho ariko ninjye ndi kubivuga. Uzi ko ucyita umunyabyaha? Ni ukuvuga ngo ntabwo nakwise umunyabyaha, navuze muri rusange nanjye nikiza. Kandi wavuze ngo umufasha wanjye ni umunyabyaha? Ntabwo navuze we gusa. Nivuze ndakuvuga mvugana. Undi si umunyabyaha? Njyewe urumva isengesho ryanjye ninjye nzi uko ndisenga. Mu gihe uzajya uba wasenze ujye usenga nawe ukuntu kwawe. Njyewe ndi umukiranutsi nawe ndi umunyabyaha. Yego. Ubwo rero hashingiye kuko ijambo ry'Imana njye rimbwira ko mu isengesho ryanjye mba ngomba gusenga nshingiye ku kwizera kwanjye. Ufite kwizera kwawe nanjye mfite kwizera kwanjye. Ariko uko tugiye gushwana tugiye kuryama ubwo uramfumbata. Sibwa nyimye. Ariko rero abafasha bino bintu tugomba kubitekereza. Turashwana nyine tugiye gushwana tugiye kuryama. Naje kuguha. Oya ndi kuvuga. Ni gutekereza ibintu bindi. Njye navuze. Ni iki uvuze ngo sibwo nkwimye? Ni umugore n'umugabo iyo bagiye kuryama, sibyo? Ntabwo bagomba kuvugana nabi. Njye turaryama se waraje warankoye. Njye ndimo ndajya nagutegereza. Turakora ubukwe. Yes. Ndi kuvuga iyo abashakanye, sibyo? Nitwaramaze kubikora ibintu byose. Kuba navuga ni turashwanye, iyo dushwanye bigenda nabi. Sibyo? Iyo nyimye amahoro, njye nta mahoro mvuze. Uri gutekereza ibindi bintu bibi. Reje. Nakuderanjaga. Pardon. Meze neza. Kwini utamutesheje umutwe. Meze neza. Nta wundi muntu wazamutesha umutwe. None ugomba kugutera isoni rega. Ikindi wibuke ko ibintu byo babitera gutekera. Gutinyisha ntabwo bikibaho. Ninjye ngomba kwitisha gutinyisha. Ninjye ngomba kujya nkitinyishiriza. Kako kajambo mbishe nanditsemo nako kugutinyisha nako. Ko kuryama? Urumva iyo ndi kugutinyisha nyine. Ese kuri kwitanga. Igitanda cyiza ariko nawe nakiryama no tutarakomuka. Izi ngiye nubwo ko nakiryama nabo nawe tutarakora ubukwe. Ninde washashe buno buriri? Ningiwe. Azura umusirimu. Ese waba utazi gusasa imyaka dufite koko waba utazi. Ishika bagendanishije n'izi pila. N'iyo umweru ishashe, n'iyi bed cover. Wow, tapesi. Ese ko ufite isoni ubwo wanjye ni umusirimu. Murabibona? Abirirwa bivugishwa utuntu. Oya. Nacecetse. Jamais mu gifaransa avuga ngo utapasa ne viendra jamais à part ce n'est pas là. Nukuri pardon. Sinzi ukuntu byabije pardon. Umufaransa avuze amagambo yari gushaka gusobanura ukuntu. Rero wirirwa unyifatira mu bifaransa by'amafuka kuko nta gifaransa nzi. Icyizere Barundi babafite banjye n'abafite banjye bari mu Faransa baraza babimbwira. Baragusobanurira pe. Ari umurundi wansobanurira ukuntu wanditse. Uya no kwikimana barundi baza bakubwira ibintu nshatse kuvuga. Onge gisubiremo. No mu Faransa. Onge gisubiremo gusubiramo nta kibazo. Nyine bisubiremo. Nshatse kuvuga ko urumva kuvuga ngo utapasa ne viendra jamais. Byase kuvuga ngo igihe gito ufite n'umukunzi wawe umukunde cyane. Kandi ntiwite ku bavuga. Sibyo? No. Kuko itajya inyizera. Ibi byose mvuze ntabwo ushobora kubyizera. Eje kambaze gugu.
urandika mekire kutazi kucyandika cyane kucyandika ndabizi pe ikintu kingora ni ukuvuga kwandika ndabizi banakubwira muri comment ibyo ntabwo nshobora kubeshya ndabeshya iki igifaransa rega ninuze ntabwo wabyigukuza igifaransa ni nk'icyayi ni nk'ikinyabupfura ntabwo ushobora kubyigukuza igifaransa twakize muri clash muri gardienne primaire secondaire ukumva kaminuza ajya mu gifaransa do baby message urakiriye may God bless you mufise ego batangiye kuza okay of course abarundi koko ubwo baby nyoza bashaka gusobanura njye sinjya mbeshya umugore wanjye umuntu uzamenya ko ndamubeshya igifaransa ariko nacyuze cyane nandi français nzabeshya abanyarwanda je connais le français bien sûr comment t'appelles basubiza gute comment t'appelles je m'appelle Queen Ringo quel âge as-tu bien quel âge tu kubaza ngo urumva unaniwe bingana gute ntago giye naniwe okay tu es fatigué ntago naniwe fatigué ni kubaza imyaka ufite ufite imyaka ingahe urumva igifaransa ni gake urumva kujya nk'igice igifaransa 45 okay 45 nyine yumva murakoje tu es fatigué akoje fatigué nyine ni imyaka umaze uhita umubwira ngo 45 habizi ariko nako nta kibazo urumva rero igifaransa ni gake kandi buriya story by story igifaransa ikintu gikundira nuko ikintu cyose ugiye kuvuga mu gifaransa ukaba utakizi neza hari suggestion yo kukivuga wihuta kandi buri gifaransa giye gifite nk'amagambo 5 asobanura ijambo rimwe for example urugero rumwe comment ça va comment vas-tu ni ibintu bivuga ikintu kimwe comment ça va comment vas-tu comment allez-vous reka nanjye nkubwira cyane Regis comment ça va chérie subiza nyine ndabikunze ukuntu bivuze comment ça va chérie noneho iyo urakaye nk'umuntu agutunguye ushaka guhita cyangwa nk'umukozi akoze nk'ikosa bitunga ngo arrêtez les histoires comiques umubwinga ibyo bintu simbikunda ariko man bazanza abantu umuntu avuze ngo mu cyongereza bavuga them Olivier wansobanuriye ko mbizuze igifaransa nibyo aragusobanurira kwa kundi ubutangaye none utangaye kwindi kukwisha France tega amatwi ntabwo ndi kukubeshya nawe uri murambeshya iyo utunguye uhita uvuga merde ukumva bivuze bwa them cyo kuvuga putain ni bite putain ni fuck ujya ntago ni nagaslenge simwe ko kumva neza bitungura ko turaka iyo bavuga putain bitabihuta cyane noneho iyo ushaka umuntu iyo muri kuza kwegera cyangwa imbwa iri kwirukana mu gipangu tuvuga ata oya sevre oya ntago ndi kukubeye uzi umuntu wayikuye Miliki oya ntago ari Miliki gusa n'abandi barazivuga buriya imbwa zo mu gifaransa cyane kuruta izindi ndimi Miliki kwerekana akunda kuvuga ngo ata oya ata nese ntabwo kaza mu ndimbo yakere bahinde Jimmy ata niyo filime nyene y'abahindi mu gifaransa akingo filime yagutindereza no kugaragara oya shabana bari kumbona so muri utari kumbona abyandike muri comment bari kumubona ariki bari kumbona bari kumva ata cyangwa umugore agiye gutunganya bivuye ko nta kintu uri kunsobanurira tumbwira ata uri ndi kumweshya Olivier kandi ufite urumva yakuvamo ko noneho kuri kamera noneho ushaka gusaba uruhushya umugabo wawe ujye nko kujya kunyara nijoro ko dufite toilette mu nzu nta byakadobo n'ibya kera nize oya jamais ntabwo kazijya kinjira nako France yangiyemo sinzi ko ndi kwivuga uri kumva uravuga ngo uramva ukuntu uvuga se uravuga ngo uko uzajya umbwira bose bayizi mba numva biba bimeze neza uzajya umbwira uti fiancé je vous demande à la permission d'aller à la toilette non iyo toilette nizo bakeneye ibigo by'amashuri uri kumva à la deuxième chambre nyine kugira ngo ubujye muri toilette yo mu nzu ariko yo mu rugo toilette rivuga nako Olivier ndabeshya mbere ugiye
ariko si vrai ako uyoboye ko Olivier yize igifaransa ndabyumva ari na cyazi kuruta icyongereza ndabizi icyo nshaka kuvuga Olivier ni kumusobanurira agiye nko kunsaba wishya abyutse nijoro noze ngusaba permission wowe hari igihe ubyuka ugiye kunca inyuma ugomba kuyuma gusohoka mu cyumba amenya ahantu ugiye ngiye kuguca inyuma bibaho ya benshi bibaho gusanga umuntu asokanye telefone ajya kwitaba undi muntu so rero iyo ujya kugira ngo nkomere kubwira ni ukuvuga ngo ibintu byose nzajya ngusaba permission right yes nyine ni kubwira ukuntu wagiye biga mu gifaransa ntabwo ari ngombwa urugo n'ubwumvikane sheri sibyo ni ukumubwira ati à la deuxième chambre ese ndabeshye ngiye mu cyumba à la deuxième chambre mwana wanjye ariko kari n'ikinyabupfura nibyo byiza nyako kugira ngo umuntu amenye ngo ugiye wowe uzajya usaba permission yes uzajya usaba permission gute oh ma chérie chérie ubundi bivuga igiciro mu gifaransa sibyo cher ndavuga ngo je vous demande à la ordre mugabo ntabwo ari permission ni oda nyine kumva mba ndi umugabo ntabwo ntabwo permission niza niyo umufasha umugabo avuga à la ordre à la deuxième chambre uri kumva ugahita umbwira bon voyage uvuga merci nyine wumva tuba tugomba kwitoza no kuba abasirimu sibyo mu ndimi ya mu ndimi oya ndamubeshyera simbwe abana bagomba kwiga mu bigo bya bagomba kwiga ibigo tutizemo bakabyigamo si nk'ubu kwinize muri nayini barakubeshya buretse gato nyine ndimo arajya nkumvisha urugero niba kwinariza muri 9 years ni byiza yamufashije kuba educated muri kiriya gihe kuko twashyiriweho kugira ngo idufashe so rero urumva ko njye nize ariko ngo wanyitse nawe ni wize kanye no kwa shooting aryara wahize muri 9 cyangwa wahize muri oya ni muri 9 nize niba ngo ntago mbyibuka ibyo byasa ko niba kigera bivuze ko wibuke ego arimo arabivuga utapase nishyizwe kuvuga ko umukunzi ufite nyine utapase umukunzi mumaranye iminsi nyine utana umukunzi pase mumaranye iminsi ne viendra jamais mufate neza cyane uri kumukina bishatse kuvuga oya Fransa numva ari kawe urimo ramse muri nanjye n'umuntu nyine umuntu atumbwiye umva Olivier barimo barambeshya nawe ugaceceka mama natubwiye n'umujama wanjye witwa Manu aba mu Fransa Manu nawe rero umubwamanuke nta gifaransa Manu mu Fransa nta gifaransa ni umwene gihugu ubwo bwene gihugu bagwaye barakubereye pe ni umuzungu ntabwo Manu ni umuzungu yitwa nde Emmanuel nta muzungu witwa Emmanuel nzi uya perezida Emmanuel Macron uri kumva yego siko yitwa we cyangwa ndibeshye ese kandi mbwiza ukuri nujya mu Faransa kwisaba nta muzungu witwa Emmanuel Macron wayo urugero yitwa Emmanuel Macron ariko reka mbwira ujye mu France mbwiza ukuri kwisabira icyo kurya ntabwo bizakunanira no gusabira oya ariko njye icyo gifaransa cyose njya nkubwira nanjye nakibwiwe n'abantu uri kumva niba bagiye bakimbwira ariko njye ndiga buriya njye nkunda kwiga akwambeshye gute kamuzanye cyo kumva ufite inyota nakumvisha no oya not kunywa kunywa what do you mean kunywa nyine kunywa utangiye kwigisha nk'umuzungu ngo not kunywa wavuze mu kinyarwanda n'ibyo ubwo ikinyarwanda dukomeze mu Faransa chérie how was your last night mu Faransa batwigishe gute how was the last night comment les nuits ntabwo nzi kugiye nawe nzi igifaransa nase mbise abanyarwanda comment les nuits nibyo ariko bifite sansa ariko ipfuye byagenze ipfuye ariko nibyo how was the last night comment les nuits my night comment ton nuit to okay tugomba gushyiraho injyana ahantu sibyo basubiza gute was good bishyira mu gifaransa oya ntabwo mu gifaransa nyine mu cyongereza sinabivuze okay none bivuga mu gifaransa mu gifaransa ntabyo nzi nase mubeshye asuri majya ngo nkotore nanjye bazafata akaboro ko nakote ejo kazirwe gatrendinga kamari kimwe gatrend ntabyo nzoye no ikintu nazi ntabwo nzi kwiyemera ko twaje tugana mu cye kinini tubize twibagiye ikinyarwanda twibagiye ikinyarwanda n'icyongereza twatugana mu cye mu Giswahili mambo vipi poa uko poa wewe ni Giswahili arakizi za kwako za kwako ni kwako yivuga ikimani za kwako
za kwako nkuvuga ngo byagukomeranye za kwako byagukomeranye koko za kwako ni sababu no ntabwo ari sababu za kwako ni sababu au ya sijui Swahili. Unajua kikea cyane cyo kuganira. Nataka kufundisha mimi cha nani lugha cha Kongo. Tunavuga Giswahili cha Steven Kanumba na ba Steven Mweusi. Queen za kwako vinafundisha nini? Binasema wapi? Kako bisobanura ijambo ry'ikinyabupfura. Binafundisha nini? Oya za kwako ni nko kukubaza nyine yarambaje ukomeze nanjye nari mubajije uko nyine bimeze. Ko we bimeze. Ayawe ya mu Kinyarwanda ni ayawe. Iyo ntago ari sanifu, Swahili sanifu ntago bavuga za kwako. Iyo ni Swahili ya Goma. Swahili ya Goma. Barakubeshya. Swahili ya TZ bro. Yeah. Bongo. Okay. Nice, wemba niteguye. Anyways. Baby, thank you so much. Yes. Dufite icyumba cyiza ubu ntabwo kikiri cyawe wenyine. Yes. Ni cyacu, yeah. Yeah. Ukoresheje ibintu byiza. Can I give you drinks? Yes. Yeah. Are you happy? I'm happy. Nahimubwiye ngo njye uhise wigirayo. Akononeho. Ngireyo kubera yuko. Umwe. Je nakamaze kanza nakandi. Wakamaze. Kwamwe kumwakuze. Oya kuba ari nyinshi nibyo bibi. Kunywa mu Gifaransa ni boire. Pour boire. Kumira. Pour boire. Kumira. Pour boire. Okay. Genda. Oh putain. Pour boire. Pour boire ariko wanza ari type. À la deuxième La deuxième chambre nyine. Ugiye muri deuxième chambre. Sikubivuze. Nize ari banga ririmo. Ndi kubyumva rega deuxième nayifashe mu. La deuxième toilette. Reba abantu bari single kuntu babayeho rero. They be like. Abonye Olivier? Oh. ndakarura boy kasike. Bari kuvuga amakuru niba sinzi ibolo barimo bavuga ngo by'abantu bari kwibana ngo by'abasinga umuntu arimo kurara kuryama kuburira kintu kizakintu yumva amakuru bari kwamagana abasingo. Ariko uziko swara kwini ko dukundana gutya. Hari igihe iyo uri single uryama ukajya wumva uri nko mu nzu nini ukajya wumva ibintu biri kugendamo nta n'ibihari. Kiragiye watangiye kukigeramo. Ukuri bya byiza bishakira umugore. Erega buno buzima hari n'ibintu utajya utarashaka. Kanagenda ni motivation. Ako wanayita rose ibintu ugezeho birabikwemerera. Oya nta bintu ndagera mfite have tanyikisha. Oyi. Utanyikisha shada bibiye. Kaze mubwira bishyire vuba. Ibihe? None matera ubwayo wayiguze 300. Ese iyi matora si kabiri kuri kabiri. Izi matora ayo mafaranga nawe wayabika ukayigura. Ubwo cyase kuvuga buri muntu wese ko yabigeraho sibyo bikicwa n'ikire bisaba kwigomwa. Nge niba iyo nsohotse nk'uducupa 3 ntangira kujya nywa kamwe biragora kunywa agacupa kamwe masaha wagamo 3. Iyo bikoze igihe kinini yamatora Sinara tugura byeri 2005. Umuntu nawe na kenshi ugisa n'abantu bigomwa kubera impamvu bafite. Nawe bigomwa impamvu kuko utarakundana na Queen ntabyo wari ufite. Oya nibyo. Nako kantu kukambwiza muko gutya. Yewe. Madame, est-ce que tu es bien? I'm coming. Oh. Viens ici les démons around you. Harya ngo madame mu Gifaransa avuga gute? Madame. Les démons around you. Oya. Ene kuvuga ko amadayimoni ari hafi ya mu Gifaransa amadayimoni babugita gute? Zumuse amadayimoni ubwo. Wenda amadayimoni ntago ari Ikinyarwanda. Uko mu Kinyarwanda amadayimoni ni amashitani. Ego. Mu Giswahili ni pumbafu. Amadayimoni si pumbafu, we pumbafu.
shaitani na jini kandi ko abasilamu basenga ariko mvuga Olivier yabeshye shaitani siko abayisilamu baba tugejeje ngo shaitani na jini mu Giswahili amademoni bayita pepo au zikari ibyo pepo kwa jina la Yesu amademoni mu Giswahili ni pepo satani satani ni mtumishi wa Mungu satani ntabwo ari mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu ni umukozi w'Imana shaitani na jini sheri waguze twanditse ngo twiza tutavuna bikama oya shabi ntabwo tuvuye tungu tuturyamaho kandi iyo wakisegura uti Imana harabura iyi ni yanjye iyi ni yawe harabura indi misego nk'ine imisego nk'ine samugani kwine zazana moto azazana spiro oya nzazana izindi piro enye azazana spiro yaronje ewana nje masasama bite design kurya zajya yinjira agatinya no kukiryama akabanza akica muri ya ntebe akabanza akareba ko basi iki ni igitanda cyanjye cyangwa kigaragara mama wawe niwe muntu uzajya impano neza ariko reka nkubwire niba ari umumama uko mwiza wabayeho tuvugana kuri phone mama makwine neje haba ibintu byose ariko makwine ari gomba cheers ntabwo bayikora bareba ku birahuri reba kuri kureba romantique nyine cheers mbanga reba nka Jolly so ntabwo nabishobora okay base reba nka Pamela gute tuntu waradukuye ngo ntibareba ku birahure ngo ntibanyine cheers yakozwe ibyo mbitekereje narebye gute yawe turisura muretse urahiriza umucezo ukavuga utarasoma okay cheers utaciyazo ubyitayo okay ibintu byinshi dukwiye kwiga ari ubuzima wowe ariko ibaze ko uri kapiteni ugashaka n'umugore uri kapitenizi niba ari kapitenizi iri kapiteni umugore aba ari major hari indi bitubwiye we hari umuntu watubwiye uri kapiteni ni Ben icya Ben cyabitubeye uri kapiteni ngo mu Ben wamiye ngo mu rugo ngo sorry uri kapiteni mu rugo mu gisirikare ngo umugore aba ari major uvuze ko inabanye major kano kanya nakose yakombanye major gute jendi major abanyarwanda bazi kapiteni ega Ben wamiye yicara tubeshye neza ariko Ben azi ibintu byo mu gisirikare ariko bitubwira bize ute Ben anabizi sinjya mwizera banza arabaye umusirikare wizera abandi bantu kundusha oya nanabifuye namwe by'amapeti ushaka kujya usanga bafite ibyo mu gisirikare nuko ngomba kujya unyizera ukizera ko ibintu byose mbizi birangira badutandukanyije ntagomba kumva ibintu byo hanze kuruta ibyo mu rugo oya ntabwo bivuze ko numva ibyo hanze kuruta ibyo mu rugo ese ubu bumenyi bwose urabufite oya nizera ko ari ubumenyi bwinshi nafite wowe se like nk'ubuhe nyine wumva I mean nyine uzi udafite senge mfite ikibazo ibi bintu wewe urabiteguye ibihe ukuntu kwina cyangwa hano hantu haza abakobwa umva nkubwire akunda pinki umva nkubwire ibi bintu nabimubajije anjyana hari garderobe ambwira ngo dore robe nakuguriye n'iyi noze ni penwari ubyambare inzu igezemo utanshimiye inzu igezemo kangahe ni ubwa mbere I mean sorry ibu ni ubwa kabiri abana yarabamaze oya ubu ni ubwa kabiri abana warambonye mbamara ahakibaza abantu nukuza muteranya abantu warambonye ubwa mbere nageze ubwa mbere magera iriya video ya prodinze hajya wa prodinze ejo bundi vomatiko nibwo bwa mbere nari ngeze aho ndimo ndashaka kumubwira muri kabagana batekiza abebereka nkubwire hari akantu hari ibikoresho hari akantu oya ntabwo ndyamare kare oya oya nose batwibwije oya ntabwo ujya ndyama twavuganye ni ukwereka icyumba ntabwo mu bintu twavuganye harimo no kuryama gusesengura ibintu bidakenewe yego ariko no mu byo twavuganye ntabwo harimo kuryama zara kiri baze nyigufashe nta kibazo oya reka zara nyine okay yimane mu bazi ushobora kwanga kuryama muri ubu buriri nijoro hakararamo umuntu we ko magambo nuko ibyo ntabwo ari byo iwacu se si ikibungo mujya gutanga ibitekerezo bitandukanye abantu rero nzajya mba kwitera ubwoba iwacu si ikibungo irukira uzana icyo nahita mujyana ku gataro uzana icyo kunywa cyawe
okay ase kubera hano nuzi okay yikahashye nta kibazo ntabwo twamara iminota ingana gutya pe ahubwo mva nkubwire bebe ikintu gito ngiye kugukosora ugomba kugura robe guys do yarazinguriye dore ngizi nazambariyemo harimo n'agakabutura cyangwa rero uko nsigaye niyambarira ntabwo amafaranga nshobora kongera gutakaza ndi ariko mu ndebere ntabwo arazi hanyuma niba bakora kamera bigende bite njye ntabwo ndyama no byama no muingizimije mani bicho I can't no iki kanigendera ahubwo turaserera reshi niba haje ibyo bintu turaserera asema nabona ko hariho na kamera haje kuri umusazi kandi uratangiye birabareba mwabikive maze mukagenda agere murangira mwaba byemera iki reka nkubwire njye ntukanesinge kuri ibi bintu ukuntu twatangiye neza twishimye ariko ashaka ko turangiza turakara nyine nsaba imbabazi nifasha mujinga barasubiza muri Brazil yahise gusubiza ngo Olivier iyo bagiye gushimira umuntu mu Brazil uravuga ngo obrigado urikumva iyo umukobwa uravuga ngo obrigada wabyumvise yarandakaje yarangiye gutuma dusoza nabi umva neza kwanza umva Ricky nuko kanje kwambara ntabwo munsiga hano noneho ushaka gutera blague mu kinyabrazil uravuga ngo vamos ungishe neza numvanye bya barugaje ndabibona ijambo rimwe ikibazo iryo jambo ushaka kumva ubyumva buri munsi iyo turi kumwe tugiye gutandukana n'abasore mwe rero mbabwira ikindi kintu sibyo don't copy my low design is for my wife not for me kuko muri kubaza cyane su detail ariko mu by'ukuri aya ni amabanga yacu nubwo twatembereje abakunzi bacu nkamwereka ukuntu ibintu bimeze mwebwe muri hano ibyo mutari kureba ntimwemerewe kubishyiramo mu ngo zanyu kuko nzajya kubafungi kwandika icyumba rero muri RDB bandika icyumba bandika icyumba bandika icyumba muri RDB kugira ngo hatagira kopi icyumba cyo mu mutungo kamere anyways guys nishimye cyane mbifurije namwe kugira abakunzi bategura nk'aba oya reje nukomeza kuzana n'ibintu byo kuryama turaserera yatuze ingofero ntabwo ndajya muri salo oya urasa neza ngiye kujyayo mu kanya urasa neza merci et tous vous n'iki gifaransa cyo turagikira kumuragiye igifaransa ni wange muki ndani kombe muri kurse kyo byose ni kuvuga nanjye utakizi ndi kuvuga ni gutya azahita bigenda shani gutya do kamera ye ni iyi ngiyi pardon bye bye aragiye ngo bose guys turabakunda cyane tugiye kurushaho kubaha ibindi bintu byinshi bye we love you so much